Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo mu kanya gato cyane tugiye kwambuka uyu mwaka twinjire mu mwaka mushya, umwaka wa 2021. Umwaka rero mbifuriza kuba umwaka w'umugisha uturuka ku Mana, umwaka wo kunesha ndetse n'umwaka wo kuyoborwa n'Umwuka Wera no gukora gushaka kw'Imana. Reka nanone mbere yuko twibuka nanone buryo cy'Imana yabanye natwe kandi n'uburyo kigiye kubana natwe, turabanza dusome ijambo ry'uyu munsi, kandi ni ijambo rigiye kutuyobora muri uyu mwaka wose, hamwe n'ubundi tugiye kumara iminsi byibuze nk'itatu twakira ubutumwa bwiza Imana iduha kubw'umwaka wa 2021. By'umwihariko rero muri aka kanya turi kwegera kugira ngo twinjire mu mwaka mushya, iri jambo n'ubundi rigiye kuba ijambo tugiye gufata dukomeje kumara umwaka wose, hamwe n'ijambo rya buri munsi tugiye kubona byibuze kugeza ku munsi wa mbere w'icyumweru gitarika. Tubanze dusome mu Itangiriro igice n'ubundi cya 39, dusome imirongo 3 ibanza. Yosefu bamujyana muri Egiputa, Potifari Umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja Umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo dufite uyu mwaka ni ijambo rikubwira ngo umwigishwa utanga igisubizo ahantu ageze hose. Umwigishwa utanga igisubizo ahantu ageze hose. Ndashima Imana cyane kuko muri uyu mwaka wa 2020 murabyibuka neza Imana yaduhaye ijambo mu Baroma 16 umurongo wa 20, maze Imana iradusezeranya yuko n'ubundi yendaga kandi yari yiteguye kumenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu. Kandi hamwe n'ibyo twari dufite ubutumwa nanone muri uyu mwaka bwo kureba imyaka 30 iri imbere, noneho tukamenya icyo tugomba gukora uyu munsi. Imana ishimwe cyane kuko yagiye iduha ibisubizo bijyanye no gushaka kwayo. Twagiye tubona buryo cy'Imana yagiye turwanirira, maze ikagenda isoza ijambo ryayo, kuko Imana ikomeza ijambo ryayo kugira ngo irisoze. Dufite umunezero mwinshi rero, ni koko isi yahuye n'icyorezo cya corona. Icyorezo kiragenda kirazenguruka giteza ibibazo, ariko muri ibyo bibazo Imana nayo yagaragaye nk'Imana, kandi yabanye nawe, yabanye nanjye. N'ikimenyimenyi dufite umunezero mwinshi cyane ubwo turi kwinjira mu mwaka mushyashya, kandi icyifuzo no kugira ngo twinjire mu mwaka mushya turi bashya, kugira ngo natwe tube ababigishwa bagomba gutanga igisubizo aho bageze hose. Bavandimwe bene data, n'ukuri Imana ihabwe icyubahiro, kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza, mbifurije gutahukana intsinzi, mbifurije gusorezwa amasezerano muri mwaka wa 2021, mbifurije kubona umugisha ndetse uruta uwo wigeze ubona mu myaka yose yatambutse. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Maze Imana iraduha inshingano. Iyihe nshingano rero? Inshingano yo kugira ngo dutange igisubizo ahantu tugeze hose. Imana ishimwe cyane. Ikintu tugomba kuzirikana muri uyu mwaka nuko turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Bishatse kuvuga rero ngo abana b'Imana, Imana ibana natwe. Imana ibana natwe mu butatu bwera bwayo. Ikindi, yohereza abamarayika, ngo nuko Imana yohereza marayika akagenda imbere ya Mose n'inyuma ya Mose. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwaka wa 2021 Imana irashaka ngo yohereze marayika akubanziriza imbere, kandi n'ubundi aguherekeze inyuma. Kubera iki? Kuko ugiye kuba umwigishwa utanga igisubizo aho ageze hose. Umwaka wa 2021 rero ni umwaka wo gushyira imbaraga kugira ngo uremwe bushya uhinduke umwigishwa w'ivugabutumwa, kandi umwigishwa utanga igisubizo ahantu ari, ahantu ageze. Niyo mpamvu uyu munsi ndagira ngo
twambuka umwaka dutekereze kuri uyu Yosefu nk'uko dusomye mu ijambo ry'Imana, maze dutekereza kuri uyu Yosefu watanze igisubizo ahantu yarageze hose. Natwe dutekereze yuko muri uyu mwaka twinjiyemo hari uburyo ki Imana ishaka ngo ijambo ryayo rigere mu mahanga yose, mu bihugu 137 byo ku isi yose hajyemo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndetse by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, mu mirenge yose uko ari 416, mu turere twose uko ari 30, hajyamo ubutumwa bwiza bukiza. Haleluya! Hajyamo ubutumwa bwiza bukiza bwa Kristo. Tubona mu itorero rya mbere yuko aho ubutumwa bwiza bwageraga, aho ijambo ry'Imana ryageraga, ni ukuri ababanaga n'ubumuga babasha guhaguruka bakagenda. Ngo nuko Filipo aramanuka aragenda agera i Samariya, ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abari barwaye barakira, abari bafite abadayimoni babavamo, ababanaga n'ubumuga burakira, ndetse babasha kwakira agakiza. Ngo nuko haba umunezero mwinshi hejuru y'uwo mudugudu. Imana ishimwe cyane. Hejuru y'uwo mujyi haba umunezero. Kubera iki? Kuko Filipo ajyanyeyo ubutumwa bwiza, umwigishwa utanga igisubizo ahantu ageze hose. Turagaruka kuri Yosefu, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko Petero na Yohana ngo nuko baragiye bajya gusenga ku isaha ya 9. Bagiye gusenga batanga igisubizo. Ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo muri uyu mwaka wa 2021 ahantu uzajya ugera, niba ugiye no gusenga, niba ugiye no ku kazi kawe, ni icyo ugiye gukora cyose, nuhagera uzibuke ko uri umwigishwa ugomba gutanga igisubizo mu izina rya Yesu. Ngo nuko Filipo aragenda ageze i Samariya atanga igisubizo. Danieli aragenda ageze i Babuloni atanga igisubizo, ku buryo abami 4 bose basimburanaga Daniel ari aho ngaho. Kubera ko Daniel yari umuntu wo gutanga igisubizo, umuntu wo gutanga igisubizo, umwana w'Imana. Imana imwe mu butatu iraza ikabana nawe, abamarayika bava mu ijuru bakabana nawe. Kubera iki? Kuko agomba gutanga igisubizo. Uwo ni umuntu w'Imana kandi no w'Imana yisigarisha. Imana ishimwe cyane rero, kandi habwe icyubahiro cyane cyane kubw'iyo ntego igiye kutuyobora, kugira ngo naho ugeze ugasanga ibintu byakomeye, umenye ko ugomba gutanga igisubizo. Imana ishimwe cyane. Mose yageze muri Egiputa asanga ibintu byakomeye, maze atanga igisubizo, ari cyo maraso y'intama basize ku nkomanizo, maze Abisirayeli barabohoka, bava mu buretwa, bava mu bubata, bagira umudendezo. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane kandi ndishimye kubera iki? Kuko muri itorero, muri ab'Imana yitoranyije ahantu uri hose, ndagira nkubwire ngo uyu mwanya winjira mu mwaka mushya, utangire usenge kubw'akarere kawe, usenge kubw'umurenge urimo, usenge kubw'igihugu urimo. Imana ishimwe cyane kugira ngo ube umuntu utanga igisubizo. Imana ishimwe cyane. Imana ikenera umuntu umwe. Reka nkubwire ngo tuzabigarukaho muri iyi minsi, byibuze kugera ku wa mbere, ariko uzabashe gusobanukirwa ko Imana yaguhamagaye nk'umurinzi wo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo uhagarare ku nkiki. Imana ishimwe cyane. Icyo ni kimwe. Kandi ikindi, Imana yaguhamagaye nk'umuganga wo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ubashe kuvura abafite ibibazo, bya bibazo bigoranye, ndetse umuntu ajya kwa muganga ntibibone igisubizo. Imana yaraguhamagaye kugira ngo nufate ijambo ryayo ubashe kugenda utanga igisubizo naho ngaho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ndizera ntashidikanya tuzageza ku wa mbere twamaze kwinjira mu murongo neza, ku buryo muri uyu mwaka aho uzajya utanga igisubizo mu izina rya Yesu. Icyambere, Yosefu kwa Potifari. Ntabwo ndi busubira inyuma ngo tujye mu buzima bwa Yosefu, uburyo kiyavutse agapfusha mama we akiri mutoya. Ariko ko gupfusha mama akiri muto ntabwo byamuteje ikibazo, ahubwo byamuhaye amahirwe yo kwegera se kugira ngo yumve ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubwo gukomeza kumva ijambo ry'Imana yabwirwaga na se, byatumye agira inzozi zo kuzakoreshwa n'Imana. Ubu twinjira mu mwaka mushya dufite inzozi z'ibyo dutekereza, buryo ki Imana igiye kudukoresha, buryo ki Imana igiye kuduha umugisha. Turatekereza ibyo tuzakora. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uyu Yosefu byaje kuba ngombwa yuko Imana imwinjiza muri Egiputa, kandi yamwinjize mu buryo bw'igitangaza. Bibiliya itubwira yuko yagurishijwe n'abavandimwe be. Icyari gikenewe nuko Yosefu yinjira muri Egiputa kugira ngo ajye gutanga igisubizo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko Yosefu yari umwigishwa utanga igisubizo ahantu ageze hose. Niyo mpamvu atinjiye muri Egiputa yarakaye. Yabonye ko ariyo visa, yabonye ko ariyo pasiporo yo kwinjira muri Amerika y'icyo gihe.
Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ntabwo yashoboraga kurakarira abavandimwe be, kuko abavandimwe be yari abazi neza, yarazi ibyo bakora, yarazi ibyo bavuga, yarazi uko bamureba, yarazi uko bamukunda cyangwa bamwanga. Kubw'ibyo we yagiye avuga ati okay, ninjiye muri Egiputa, igihugu gikomeye cyane ku isi. Yamenye ikimujyanye ageze kwa Potifari. Bibiliya itubwira neza yuko ku murongo wa 3 ngo shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, ngo kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Ubu tugiye gukorana umwete kubera icyorezo cyaraje kidusubiza inyuma, kiduteza ibibazo, mbese kirajegajeza n'ubukungu. Niyo mpamvu tugiye gukorana umwete. Ariko reka nkubwire, ukeneye ibanga ryo kubana n'Imana kugira ngo ibyo ukozeho, haleluya, bibashe kugenda neza. Nta rindi banga, ni ukwemerera Imana, ni ukwemera Kristo akakugenga mu mutima wawe, maze waba uri gukora akazi kawe ukabwira umwami Yesu Kristo, akaguha ubwenge bwo mu ijuru, akaguha ubushishozi, akaguha uburondozi, akaguha ubwenge, akaguha imbaraga n'amagara mazima, maze ibyo ukozeho bigatungana kubwo kwagura ubwami bw'Imana. Kwa Potifari Yosefu yagezeyo atanga igisubizo. Ntabwo cyari mu gihugu cy'iwabo, nta nubwo bari muri bene wabo, nta nubwo bavugaga ururimi rumwe, ariko yagezeyo kubera ko yabanaga n'Imana. Emmanuel, Imana hamwe natwe, Imana hamwe nawe, Imana hamwe nanjye, Imana muri twe, maze abasha gukora ibyo yagombaga gukora, abikora neza. Imana ishimwe cyane. Bwarakeye Yosefu abona andi mahirwe, amahirwe yo kwinjira mu nzu y'imbohe, muri prison. Yinjiyemo abeshyerwa na muka Potifari. Ati noneho wa munyamahanga mwazanye hano, ibyo yaragiye kunkorera nta n'uwanabivuga. Baramukurura. Reka nkubwire, Yosefu nta bundi buryo ari kuva kwa Potifari. Umuntu wari ukunzwe kuriya, ubuzima bwe bwari kuzarangira mu koza inkuta n'imiryango, ubuzima bwe bwari kurangira mu koza amasahani n'ibikombe, ubuzima bwe bwari kurangira mu kuyobora abandi bagaragu bakubura hanze. Ariko Imana imucira umuryango ngo yinjire muri prison. Noneho yinjira mu nzu y'imbohe ahafungirwaga abafungwa mu bya politike, babandi bakomeye cyane, kugira ngo noneho Yosefu ahure nabo, noneho abashe kumva uburyo bamuganiriza uko iby'ibwami bigenda, ibyerekeranye na politike, ibyerekeranye n'ubucuruzi, uko igihugu kimeze. Arabisobanukirwa, arabyiga neza, amaramo iriya myaka yose. Yagomba kumaramo iriya myaka yose akageza ku myaka y'ubukure 30, kugira ngo abashe gusoka afite yemerewe n'amabwiriza yo kuyobora mu rwego rw'igihugu. Imana ishimwe cyane. Bigaragara yuko Yosefu yabaye nk'uwibagirana. Urabyibuka yarotoreye umwe mu bakozi ba Farawo, aramubwira ati ariko nugera uzamvuganira. Amuvuganira gute se? Yagombaga kumaramo igihe Imana yagennye. Ndagira ngo twinjire muri uyu mwaka tubone ko hari igihe Imana igena cyo kugira ngo iguhindurire amateka. Icyo ukeneye gusa ni ugufata isezerano ugategereza. Nk'uko twabirimbye muri iyi ndirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha, indirimbo y'umwaka yo gutangira umwaka, mu gice cyaho cya 3, indirimbo ya 421, haravuga ngo nzajya ngushimira kandi njyana izina ryawe mu batararyemera, mu batararimenya. Muri uyu mwaka wa 2021 ni umwaka ugiye kuba umwigishwa wo kujyana izina rya Yesu mu batararyemera. Hari abaryumvise ariko ntibararyemera. Reka nkubwire, n'abadayimoni burya barabizi ko Yesu ari Kristo, barabizi ko Yesu ari umwana w'Imana, ndetse bahinda imishitsi. Kubw'ibyo Imana irashaka muri uyu mwaka kugira ngo ube umwigishwa utanga igisubizo cya mbere. Ni igisubizo cyo mu buryo bw'umwuka. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo itorero duhagaraye, tuzamura antene mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo hirya no hino mu bihugu 137, hirya no hino mu mirenge yose 416, kandi agira ngo nkubwire mwene data muvandimwe, nawe dukomezanyije urugendo rwa buri munsi rw'ijambo ry'uyu munsi. Utekereza icyo gihugu urimo, ugitekereze, urebe geography, urebe intara zirimo, urebe uturere, urebe mese, usenga Imana, uzamura antene nk'itorero, kugira ngo ubushake bw'Imana bubashe kugera kuri buri wese mbere y'uko uyu mwaka uzarangira. Ni ukuri Imana izakureba ikwishimire kandi ibone ko wagize uruhare mu kwagura ubwami bwayo. Icyo ni cyifuzo kandi ni intego dufite muri uyu mwaka. Imana ishimwe cyane. Ageze mu nzu y'imbohe rero, Yosefu yatanze igisubizo, ndetse umurinzi mukuru cyane w'imbohe
w'imbohe yamugize umuyobozi. Ni ukuvuga ngo yacaga mu miryango yose nta n'umusatsi, yaratambukaga, ndetse ndagira ngo ubwire ngo yagezeyo naho arahayobora. Imana ishimwe cyane. Umwigishwa rero ugomba gutanga igisubizo aho ageze hose, agomba no kugira ahantu bigaragara yuko hagoranye, n'ubundi Imana igahagararana nawe. Tuzagaruka kuri iryo jambo hirya y'ejo, tuzabona buryo ki ngo ijwi rigaruka kuri Yeremiya ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nubwo yari agikingiranye mu nzu y'imbohe, ijwi rimugarukaho ubwa kabiri. Nuva ahantu hose waba uri, ijwi ry'Imana, shaka kumva ijwi ry'Imana rikugarukeho ubugira kabiri, ubugira gatatu. Niyo mpamvu buri munsi ntabwo tugomba gucogora. Byibuze ibitabo 3 muri Bibiliya tugomba kubisoma buri munsi, kugira ngo tugire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, maze Imana ibashe kutuyobora. Kuko ibisubizo tugomba kubona ibisubizo bijyanye n'ijambo ry'Imana. Imana ihamagara Aburahamu yavuga iti haguruka ugende. Aburahamu aragenda atazi yajya, kubera ko yumvise ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Samweli akaryama hafi y'isanduku y'isezerano, akabasha kumva ijambo ry'Imana. Muri uyu mwaka tubigira intego yuko turagomba kumva ijambo ry'Imana, kuko ibisubizo Imana igiye kuduha bizaza bigendanye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirasohora. Kaleba ati umva rero nkubwire Yosuwa, uribuka icyo Uwiteka Imana yamvuzeho cya gihe turi Kadeshi Baruneya. Uyu mwaka uragomba kuzirikana icyo Imana yakuvuzeho, we kwita kubikuzengurutse, we guha amatwi yawe urusaku. Ubasha kumva amagambo menshi ndetse agaragara nk'ukuri, ariko uzafata ijambo ry'Imana gusa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero mu nzu y'imbohe Yosefu yagezeyo atanga igisubizo. Ubwo barotaga inzozi bakibaza icyo zishatse kuvuga, Yosefu yarahara ababwira uko aho byerekeza. Imana ishimwe cyane. Umwari agenda asubira mu mirimo ye, ngo nuko aramwibagirwa. Kumwibagirwa byari ubushake bw'Imana. Iyo amwibuka akamuvuganira agasohoka muri gereza, bwari gucya agasubiramo kugira ngo agende agumye yige ageze ku munsi wo kurangiza. Ntabwo ari kuba umuyobozi mu rwego rw'igihugu ataragira imyaka 30, ntibishoboka. Niyo mpamvu rero Imana ifite inzira itunyuzamo kugira ngo tugere na hariya hataragera ubutumwa bwiza, nabo bagira amahirwe n'umugisha wo kugira ngo babashe guhagarara mu byanditswe, bahagarare bafashe Kristo. Igihe kirageze kugira ngo abizera Imana mu izina rya Yesu Kristo, abakristo abizera, noneho tugere ku rwego rwo kuba bigishwa. Ntabwo tugomba gukomeza kuguma kuri icyo cyiciro cyo kuba bizera, ntabwo tugomba kuguma ngo tuba abakristo, ahubwo turagomba gutera intambwe tukaba bigishwa bivuga butumwa, bakora umurimo w'Imana kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Ndanezerewe, ndishimye. Mureke tunezerwe kuko Imana iduhaye uyu mwaka kugira ngo n'ubundi tugire umumaro. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero ari nacyo ndangirizaho, nuko uyu Yosefu yaje kuba guverineri, yaje kuyobora mu rwego rw'intara, mu rwego rw'igihugu. Imana ishimwe cyane. Ahangaha naho rero ndagira ngo uharebe neza, kuko amaze kugaragara nk'ukomeye uko tujya tubirebesha amaso yacu, ntabwo yikomeje ngo yishyire hejuru. Kuko yamenye yuko umwigishwa utanga igisubizo aho ageze, ntabwo umunezero we ushingira ku bisubizo yabonye bifatika abantu tuzi, nta nubwo umubabaro we ushingira ku bikomeye yanyuzemo, ahubwo yamenye yuko guhura n'ibibazo no guhura n'umugisha byombi bifatanyiriza hamwe kumwigishwa uzana igisubizo kugira ngo atange igisubizo. Iyo akiza kumera nk'abantu bamwe na bamwe mu gihe cya none, yari guhita ahamagara abavandimwe be akabaha ibihano bibakwiriye, ndetse yari guhamagara muka Potifari akamubaza ikibazo atariko buriya ubwo wambeshyeraga gwibwira ko nzakomera nk'uko nkomeye. Oya, ntago ari ibyo byari bimugejejeho, ahubwo ni ukuvuga ngo no mu bisubizo yaciye bugufi nk'umuntu uri kumwe n'Imana. Imana iguhe umugisha. Ngusengeye Imana mu izina rya Yesu kugira ngo muri uyu mwaka wahura n'ibibazo ntibizagutera ikibazo, wahura n'imigisha n'ibisubizo ntibizagutere kuzamura urushinge rw'umunezero, ahubwo uzamenye uti ubu ni uburyo nanone Imana iri gukoresha kugira ngo nagure ubwami bwayo. Kubw'ibyo umunezero n'umubabaro, ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ibintu ubu
ubona bifatika byo kuri iyi si, ahubwo ibyo ngibyo bikubera umwanya wo kubijyana imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga ndetse n'ijambo ryayo. Imana ikugirire neza rero, kandi Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwinjize muri uyu mwaka turi kwinjiramo, kandi Imana izarinde intambwe zawe kugira ngo aho uzagera hose, haba ari mu bisubizo, haba ari mu bibazo, haba ari mu kababaro, haba ari mu munezero, uzamenye ngo ayo n'andi mahirwe, iyo n'indi nzira Imana yaguciriye kugira ngo utange igisubizo aho uzaba ugeze. Imana igushoboze kandi ikuzuze imbaraga zayo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, warakoze Mana, warakoze muri uyu mwaka turangije tukaba twinjira mu wundi mwaka. Uruhera kandi wakiranuka Mana, kuko waduhaye kugendera hamwe, waduhaye kuba umuryango umwe, waduhaye kuba itorero, waduhaye kuba abavandimwe muri Kristo Yesu. Uwiteka Mana, waradushoboje kandi wagendanye natwe. Niyo mpamvu muri kano kanya by'umwihariko tugushimye kandi tukuragije uyu mwaka, kugira ngo uyu mwaka uzadushoboze, kugira ngo tuzagende dutanga igisubizo aho tuzagera hose, tuzagende ahari ikibazo tuhabera igisubizo, ahakenewe umugisha tuzaba umugisha. Uwiteka Mana, ndakwinginze ku bw'aba bene data ndetse abari hafi n'abari kure, kugira ngo bamugisha kandi ubambike imbaraga, kugira ngo iyi minsi yose yo muri uyu mwaka izababera iminsi y'umunezero, izabera iminsi y'ibyishimo, izabera iminsi y'ibisubizo byo muri Kristo Yesu. Uzabyemere Mana, ijambo ryawe rizasohore mu bugingo no mu buzima no mu kazi ka buri umwe, uko umunsi uzasimbura uwundi. Habwa icyubahiro Mana, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.